wabiremesheje ijambo ryaturutse mu kanwa kawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye natwe ubwacu. Ijambo ryawe niryo ryadushyizeho. Ijambo ryawe niryo ryatubyaye ubwa kabiri, tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo twabyawe n'imbuto itabora, tubiheshejwe no kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Habwa icyubahiro, kuko iryo jambo ari ryo tugiye kumva n'uyu mwanya. Iryo jambo niryo rigiye kumanuka rinyuze mu kanwa k'umuja wawe. Mu izina rya Kristo Yesu turamusengeye ngo ahinduke igikoresho, turamusengeye ngo ahinduke isoko, turamusengeye ngo ahinduke umugende uzana aya mazi mu mitima yacu, maze turyakirane ubwuzu, turyakirane urukundo, turyakirane inyota, maze rikora imirimo n'ibitangaza waritumye gukora muri iri teraniro. Tubangamiye imbaraga mbi zose, myuka isinziriza abantu, myuka ituma abantu batumva, myuka ituma abantu batakira, turayinogoye, turayinetararije mu izina rya Yesu. Reka umwuka wera agende hagati muri twe. Urakoze Mana, kora icyo wagambiriye, tugukomeye amashyi, tukura ubwatsi mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Revera. Imana yacu tuyongera amashyi menshi, amashyi yuko turi bazima, amashyi yuko tunezerewe, amashyi yuko watuzanye mu nzu yayo, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndabashuje mwese, katuzamura ibiganza dusuhuzanye. Ndashuje mwese mu izina rya Yesu, kandi mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Shimye Imana cyane igitondo cy'uno munsi yuko yaturinze katugirira neza, by'umwihariko ngenda yishima ko yangiriye neza ikanzana imbere y'ubwoko bwawe bukomeye, kaba yantoranyije kugira ngo nyivugire amagambo yayo yumva ikwiye kubwira ubwoko bwayo. Imana yacu ni mu wihimera icyubahiro. Ndashimira Imana cyane kandi no kubw'umushumba wacu, bishop wacu, Imana imumugisha, kuko niwe Imana bicishamo hanyuma akaduha umwanya tukavugira Imana. Naba yadusengeye, Imana imumugisha, ariko kandi Imana imumugisha abarevera dukorana umurimo, abapasteri dukorana umurimo, kuko uyu munsi bafata umwanya wo kwinginga, n'iminsi yose bingingira abakristo, bingingira iteraniro, ariko baba bazi umuntu uri buhagarara hanga bakadufatira umwanya rero kutwingingira. Uwiteka bampera umugisha. Ndanagushimira wowe ntazi ariko uzwi n'Imana, uba wasengeye amateraniro kugira ngo uyaboneremo umugisha, kandi kwasengera nabi Imana yahagaritse hanga kugira ngo Uwiteka abakoreshe. Mwese muhabwe umugisha. Tugiye gusoma amagambo y'Imana. Umunsi ndisomera Abacamanza ibice bya 16 murongo wa 10 murongo Bacamanza ibice 16 murongo wa 20 kugeze kwa 29. Impamvu yo kwisomera si uko umuntu adashaka kugabana umugisha n'abandi, ahubwo uko umuntu agenda asomeye ari harehare, ahantu umwuka w'Imana yaguhaye hari ukundi kunongera ukahumva birenzeho. Reka twihuse. Igitabo cy'Abacamanza ibice byawo ni 16 murongo wa 20 tugeze kuri 30. Nayo mvuze 29 reka dusome 30. Abahageze bavuge ngo amena. Imana ibahe umugisha, ndumva muri benshi. Reka dusome mu izina rya Yesu. 16:20. Maze aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya bahera ko baramufata, bamunogora amaso, bamukanigaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusiki mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe wo wongera kumera. Vuga ngo amen. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bateranira gutambira Imana yabo Dagoni ibitambo byinshi no kwishima, bakavuga bati, Imana yacu yadushoje umwanzi wacu Samusoni. Nuko abantu bamubonye bashima ikigirwamana cyabo, baravuga bati, Imana yacu idushoboje umwanzi wacu, uwari imbuzi w'igihugu cyacu, wishe benshi muri twe. Nuko bakinezerewe mu mitima baravuga bati, nimuhamagaze Samusoni abatuganirira. Nuko batumira Samusoni, bamukura mu nzu y'imbohe, bamuhagarika imbere yabo hagati y'inkingi, arabaganirira. Maze Samusoni abwira umuhungu wari umurandase ati, reka afate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire. Ariko iyo nzu yari yuzuye abagabo n'abagore n'abatwe b'Abafilisitiya bose bari bahari.
kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore 3,000 bose batumbiriye Samusoni baganirira. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka. Vuga ngo amen. Ndakwinginze mpimbaraga kakanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yumva Abafilistiya. Samusoni ahera ko afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, koko kw'iburyo gufata imwe nuko imoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati, mfane n'Abafilistiya. Aritugatuga agira ati, namwe niko handitse, niko handitse, aritugatuga n'imbaraga ze zose arashikuza inzira idukira abo bagabo n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi barutaga abo yishe mu minsi ye yose yo kubaho kwe. Amena. Twihuse nsabe Revera dusomere igitabo cya mbere cya Petero 2 umurongo wa mbere gusa. Bye wacu Revera dufashe igitabo cya mbere cya Petero mu isezerano rishya bice bibyaho 2 umurongo wa 4. Wa kabiri. Sorry, ni umurongo wa 4. Gice cya kabiri Petero wa mbere bice 2 umurongo wa 4. Sorry, no umurongo wa 4 umwe gusa nshaka. Ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Amen. Imana baho umugisha Revera. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Senga numvishe hari umutwe mpawe, kandi twarabivuze ngo iyo tumaze guhabwa umutwe w'ijambo, uwo mutwe n'Imana ibigiye kugenderamo. Uravuga ngo egamira inkingi ikomeye ubundi uri turi. Egamira inkingi ikomeye ubundi nakubwira iki, ubundi uri turi. Komera Imana amashyi. Haleluya. Tumaze gusoma amagambo y'Imana mu Bacamanza. Abacamanza ni igitabo cy'amateka gikurikira igitabo cya Yosuwa. Ubwoko bw'Abisirayeli bumaze kugera mu gihugu cy'isezerano i Kanani bwari bwajyanywe na Yosuwa. Bugerayo bugenda buhindura ibihugu nk'uko Uwiteka yarabibasezeranyije. Hanyuma igihe kiragera, Yosuwa aratanga. Bibiliya nitwereka ko hari umuntu wasimbuye Yosuwa. Yosuwa rero amaze gutanga, Imana ihagurutsa abantu bitwa abacamanza kugira ngo aribo bazajya batwara cyangwa se bayobora Abisirayeli. Aba bantu babaga ari indwanyi, babaga ari abantu b'indwanyi, abakuru b'ingabo, kurenza uko yenda babaga ari abavuga butumwa. Imana ihagurutsa abacamanza kugira ngo aribo bazajya bayobora ubwoko bw'Imana. Sinzi niba mikoro yanjye iri kuri rwa rugero rwiza, hongeraho gato cyane. Sawa. Haleluya. Hanyuma abacamanza babaga ari abanyembaraga, abantu b'abasirikare niko twari tuvuze, babaga bahagurukijwe n'Imana bakayobora ubu bwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana rero bwahoraga mu ntambara nk'uko nawe uzihoramo, ariko nta bantu batagira umugaba. Iki gihe rero ko nta wari warasimbuye Yosuwa, Imana yihagurutsiriza abacamanza kugira ngo bazajya bafasha Abisirayeli kugira ngo babarwanire ku banzi babo. Imana ntabwo afataga abacamanza benshi. Bibiliya itwereka ko Imana yahagurutsaga umucamanza umwe akarwanira Abisirayeli ku banzi babo. Hanyuma ikintu Bibiliya itwereka mu gitabo cy'abacamanza, ngo iyo umucamanza yabaga amaze gupfa, kuko yabaga yishyiriweho n'Imana, icyo gihe ibintu byagendaga neza. Iyo yabaga amaze gupfa, ngo Abisirayeli bariyononaga bakava ku Mana, bagata Imana bakayitera umugongo. Imana yabona bamaze kuyitera umugongo, nayo ikabarekera mu maboko y'abanzi babo. Ndagira ngo nkubwire ngo tujya turirimba ngo Imana ntihinduka. Imana yacu ntihinduka, uko yari iri niko ikiri. Iyo uyiretse irakureka, iyo uyigarukiye irakugarukira. Haleluya. Hanyuma rero ngo umucamanza yapfa, Abisirayeli bagata Imana, Imana ikabareka imyaka 20, imyaka 40, ikabareka igihe kirekire bababazwa. Ariko noneho bagarukira Imana, Imana nayo ikabagirira ibambe ikabababarira. Imana yacu ni nyembabazi. Reka tubanze tuyiha amashyi yo kabya, kuko itagiye tubabarira twese twashira. Hanyuma bikagenda gutyo, byabaye inshuro nyinshi. Namwe nimusome iki gitabo murabibona byagiye baho nk'inshuro 7, kandi bagiye bafashwa n'abacamanza nka 12 nibo bavugwamo hano.
igihe kimwe rero ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, ngo Uwiteka bahana mu maboko y'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari abarwanyi, ngo Uwiteka reka Abafilisitiya mu maboko ya Uwiteka areka Abisirayeli abareka mu maboko y'Abafilisitiya. Abisirayeli bari barataye Uwiteka, Uwiteka nawe arabareka aravuga ati none Abafilisitiya babarwanye n'abanzi banyu n'ubundi mwarantaye. Ngo Uwiteka abareka imyaka 40, abareka imyaka 40 bababazwa n'Abafilisitiya, barwana intambara bagatsindwa, babaho mu buzima bugoye kuko bari barataye Imana. Ariko Imana kuko ari inyembabazi, ngo irareba, ngo ibona igihe kirageze cyo kubarengera. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo muri ya myaka bigaragara ko Imana isa n'iyaragutaye, igihe kirageze ngo yongere kurengere. Komera Imana amashyi niba ubyizeye. Imana rero ngo ibahagurukiriza umuhanuzi waruje mu buryo budasanzwe, waruje mu buryo abandi batajemo. Ngo Imana iragenda igenderera ngo umugabo witwaga Manowa. Uyu mugabo we n'umugore we Mukamanowa. Mukamanowa ariko ntimugire ngo n'izina, ni umugabo nyine Manowa na mugore we nyine Mukamanowa. Umugabo Manowa wari umaze igihe kirekire yarabuze urubyaro. Hanyuma ngo Imana igenderera aba bantu, igenderera Manowa n'umugore we. Ngo Imana irababwira ngo ngiye kubaho umwana udasanzwe. Uyu mwana afite misiyo imuzanye, aje kugira ngo mukoreshe, ari we nkoresha kugira ngo barwanire ku babisha banyu b'Abafilisitiya. Hanyuma Imana ibabwira ko navuka azitwa Samusoni, ariko Imana ishyiraho kondisiyo. Iravuga ngo uyu mwana witwa Samusoni ugiye kuvuka agomba kuba umunaziri. Umunaziri yari muntu ki? Umunaziri yari umuntu wagombaga guhorana imisatsi utogoshe, nk'ikimenyetso cyerekana ko yeguriwe Imana ubuzima bwe bwose, kandi ngo ntanywe kugisindisha. Samusoni rero aravuka, amateka ntabwo turi buyarondore, nawe waza kuyasoma cyangwa se tujya tunayavuga kenshi. Samusoni aravuka, avuka mu buryo budasanzwe, avuka afite misiyo, avuka ari umunaziri, umuntu uri w'ikimenyetso kidasanzwe cyerekana ko yeguriye gukorera Imana. Ubundi natwe rero twavukiye ibintu bitandukanye, ariko buriya twaremeye gukorera Imana, kandi twese dusubiye amaso inyuma twasanga twaravutse mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu ngira ngo uha agaciro uburyo wabayeho n'uburyo wavutse n'uburyo Imana ikurinda, kugira ngo nawe igukoreshe ibidasanzwe. Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Samusoni rero aravuka aba umusore. Nkubwire ngo iki gihe Abafilisitiya bari barigaruriye ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli, ariko Imana ibona ko ije guca agasuzuguro. Ndashima Imana ko tugiye kurangiza amateraniro hari agasuzuguro Imana iciye ku muntu ubyizeye. Ariko we mumbabarire, ndonda gato mwongereho gato kuri mikoro, mpita mbyumva ko hari ukuntu bimeze. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo urarangiza agasuzuguro. Dusuzugurwa ubundi tugasuzugurwa n'abadayimoni. Ntabwo kusuzugurwa ari kuri yasuzugurwa, ariko Imana yo mu ijuru irakumanurira imbabazi zayo, hari agasuzuguro kaza gucika ku buzima bwawe. Haleluya. Hanyuma Samusoni ngo aravuka nyine, arakura, ahinduka umusore, azanywe no kurwanya abanzi babo b'Abafilisitiya. Amaze kuba umusore rero, Bibiliya iratubwira ngo abenguka umukobwa wo mu Bafilisitiya. Nawe ibaze, umukobwa waho Imana irwanya, umukobwa waho Imana idashaka. Ngo iwabo baramubuza, bamubwira ati se nta wundi mukobwa wabona? Ariko biravuga ngo ariko byari biturutse ku Uwiteka. Hanyuma ababyeyi be bareka kubirwanya, barabireka. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose bibi ntabwo ari ibya Satani, n'ibintu byose byiza ntabwo ari iby'Imana. Ugomba kuba mu mwuka ukumva icyo Imana ishaka. Hari ibyo tubona ko ari bibi ariko Imana ibishyigikiye. Haleluya. Turangiza aya materaniro wahindutse umunyamwuka ureba. Turambiwe kuba muri uru rugendo duhumye, turambiwe kuba muri uru rugendo dufite amatwi atumva. Ibyo tuba amaso yacu atwereka ko ari byiza tukabikomera amashyi kandi atari byiza. Ibyo tubona amaso yacu atwereka ko ari bibi tukabivuma kandi atari bibi, kandi ari ibintu biturutse ku Uwiteka. Turi kumwe? Samusoni ngo abenguke iki? Ngo abengutse umukobwa wo mu Bafilisitiya. Wabaranga bibato ngo ariko ngo yari Imana iri kumusunika. Samusoni aragenda ngo arasaba, bamusabira umukobwa wo mu Bafilisitiya, ngo kumbe Imana yari ishaka impamvu iri bukreye intambara kugira ngo irenganure ubwoko bwabo bw'Abisirayeli. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo tubona byose, hari ibyo tuvuma tutabivuma, bundi Imana ibirimo ariyo nzira iri gushakisha kugutabara. Haleluya. Hanyuma Samusoni bamusabira umukobwa w'Umufilisitiya, arasaba nyine aragenda.
ngo nkuko n'abandi bose basore basaba, niko birivuga. Hanyuma agiye ngo amara igihe, ariko akumbura fiancé we. Bibiliya iravuga ngo n'umugore ariko bwari fiancé, ngo aza gusura fiancé, aza gusura umugore we, ngo hageze ngo asanga umugore ngo bamushyingiye undi. Warumva bitababaje, sibyo? Ngo Samusoni avuga ati sawa rero, haleluya, noneho mbonye urwitwazo, nta rubanza na ruto rundi yo kuba Filistia, icyo ndi bukore cyose ni Imana ibyemeye. Mbonye uburyo ngiye guhorera, ntangira guhorera ubwoko bwanjye, cyangwa se impamvu Imana yashyiriyeho. Ngo Samusoni afata ngo ingunzu 300, azizirika imigozi, azizirika imirizo, ashyiraho imvumba, ngo yohereza mu mirima ya Filistia, ngo si mu miba, si mu myerayo, ngo ibintu byose bya Filistia birangirika. Icyo gihe ntabwo turi buvuge cyane, ariko byagaragaye ko hahise haba urwango rukomeye ruri hagati y'Abafilistia n'Abisirayeli, n'ubundi ko byari rusanzwe bibaho. Hanyuma Abafilistia babona ko ishyamba atari ryeru, babona ko amazi atari yayandi, babona ko hadutse umuntu udasanzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kugaragara nk'umuntu udasanzwe wadutse. Haleluya! Hari ukuntu wari umeze, hari ukuntu wagaragaraga, ariko were kwisuzugura. Imana irashaka ko muri karitsiye batangira kubona ati ko none uyu muntu aradutse. Hinduka umuntu udasanzwe wadutse, kuko hari ikintu Imana igiye kugukoresha mu izina rya Yesu rikomeye. Haleluya! Ngo Abisirayeli ngo babona ko Samusoni ari umuntu udasanzwe, ngo batangira kumugenza, batangira kumugenzura. Haba intambara nyinshi zitandukanye, ntabwo turi buzivuge. Hanyuma muri izo ntambara bakamugenza, bakamukontorora, bakamushakisha. Mwene data nkubwire ngo igihe cyose uzabona uri kumwe n'Imana ntukadamarare. Imana yaguhamagaye, ntukadamarare. Vuga ngo amen. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo Samusoni aza kubenguka umukobwa witwa Delila. Abafilisitiya barabimenya. Haleluya! Ngo bajya guhenda Delila, baramubwira ati watubabare ko tuzaguha ifeza runaka, barazivuga, ariko uyu muntu ukadufasha kumumenya, ukadufasha kumuboha, ukadufasha no kumucogora no kumucogoza. Delila arabyemera. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukigaramire. Niba ukorana n'Imana, niba warakijijwe, niba uhagaze neza n'Imana, iteka ryose inyuma yawe haba imbaraga zikugenzura, haba imbaraga zigucunga, zishinzwe kukumenya, kugukamura no kukuboha no kugucogoza. Ndagira ngo nkuvanemo ibintu by'ubunebwe n'ubutesi byo kwanga icy'ingenzi nuko nakijijwe. Reka nkubwize ukuri, iteka ryose iyo twinjiye muri aka gakiza tuba twinjiye mu rugamba rurenze izindi. Niyo mpamvu rero buri inyuma yawe haba ingabo nyinshi zikugenzura, zishaka kurya isataburenge, zigamije ibintu bitatu: kukumenya, kuko uyu muntu yakumenya arakurangiza. Icya kabiri, niko biri tubwira, n'amagambo babwiye Delila, ni ukumumenya. Icya kabiri, kumuboha. Icya gatatu, no kumucogoza. Ndagira ngo nzamure uburakari bwo ugiye kurakarira Satani. Nutamurakarira n'isengesho ntacyo riza kukumarira. Rata uburakari bwatangiye kuza. Nge niko nahamagawe, ngomba kuvuga imbaraga z'Imana, hanyuma ariko kanarakarira Satani. Watangiye kumurakarira? Yego. Cyangwa izo mbaraga ntazihari. Ariko turashima Imana nuko izo zose zituri inyuma, ziturya isataburenge. Imbere yacu hari ingabo zidasanzwe z'Imana zigenda ziturwanirira. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Ngo Samusoni rero amaribenguka Delila, ngo akabona ni inshuti ye nziza. Ntago ndi buhatinde, ntago ndi buvuga uburyo ba Delila batugusha. Ko Delila si umugore wenyine ugusha umugabo. Na Delila ashobora kuba umugabo ugusha umugore. N'amafaranga ashobora kuba Delila akatugusha. N'icyoro gishobora kuba Delila kikatugusha. N'ibyaha n'ubwibone no kwishyira hejuru bishobora kuba Delila bikatugusha. Haleluya! Siko kuri? Haleluya! Hanyuma rero ngo Delila baramubwira ati rero wowe reka tuguhe ikiguzi uyu muntu umumenye, tumukamure, tumuvane mu imbaraga ze zose. Delila aremera. Hama Delila atangira kujya agenza Samusoni gake gake. Ndagira ngo tugere ku magambo twihuse twavuze.
hanyuma Delila agenda ashukashuka Samusoni. Ubwa mbere aramubwira ati ariko ubundi nagukorera iki kugira ngo imbaraga z'Imana zikurimo zikuvemo? Ngo Samusoni aramubwira ati tereka bambohesheje isuri nshyashya, isuri mbisi, nadohoka nanjye nkamera nk'abandi. Ngo arayimubohesha. Ngo ariko kuyimubohesha ngo Delila agashyira ngo abantu babagome hariya ngo kurumwinjiro ngo kugira ngo baze guhita basumira Samusoni, bagamije iki? Kumunaniza kugira ngo bamurwanye. Haleluya. Hanyuma ngo Delila afata iminyuru, afita isuri nshyashya ayibohesha Samusoni. Aramubwira ngo Samusoni, wapfa Abafilisitiya baraje. Ngo Samusoni ahita ashwanyaguza yasura imbisi. Ntabwo ibyabaye byose uko ari bitatu mbivuga. Icya kabiri twihuse, ngo yaramubwiye ate se wambabariye ubundi ni iki nakora kugira ngo imbaraga zikurimo zikuvemo? Ngo aramubwira ngo bambohesha iminyururu, bambohesha imigozi mishyashya itarigeze kuboha. Naye aravuga ati wapfa Abafilisitiya baraje. Ngo barayishwanyaguze. Ubwa gatatu aramubwira ati urambabaje, ni iki bagukorera kugira ngo imbaraga z'Imana zikurimo zikuvemo mere nk'abandi? Aravuga ngo uyu musatsi babohaboshye bakawuhamwe ibizingo bizirindwi, ni ukuri nacogora nkamera nk'abandi. Delila arabikora, aramusuka bahahambira, ni nk'ibituta wenda ku badamu, abihambira mu inshuro zirindwi. Ati wapfa Abafilisitiya bihinduka ubusa. Ariko imisatsi ubwo hari ukuntu yari yayishyizeho urumambo. Reka twere kwatinda. Ku nshuro ya gatatu rero hajyanaho umusaje Imana yampaye muri iki gitondo. Ngo aramubwira ati nakagize ngo urankunda, nakagize ngo turahuje, kumbi nuko wangenje, wambabariye ukambwira aho imbaraga zawe ziva. Ngo hanyuma Samusoni ngo amena ibanga, ngo aravuga ngo uyu musatsi baramutse bawogoshe ngo nacogora nkamera nk'abandi. Ngo hanyuma ngo Delila ahamagara Abafilisitiya ati inkubwe imwe gusa, mu isegonda imwe muye muhageze. Yarangije kumbwira ibiri mu mutima we. Ngo bamwogosha umusatsi bawukuramo, ahari imbaraga ze, ahari ibanga rye n'Imana bahamuvanaho. Hanyuma Delila amubwira ati wapfa Abafilisitiya baraje. Ngo ari kunkumura niho twasomye, ngo agira ngo ni nka cya gihe, ngo ariko asanga Imana yamuretse. Naje kukubwira ngo mu bintu byose umenye ko Imana igereka abantu. Imana igireka abantu. Byagaragara ko uri kugenda ugendana nayo, ariko mu by'ukuri yarakuretse. Byagaragara ko twakureba tukabona urasa n'ugendana nayo, ariko burya yarakuretse. Imana igireka abantu kuko nabo bagize bate, bayiretse. Ariko ngo Samusoni ngo bamaze kumwogosha imisatsi, ngo baramufata bamunogora mw'amaso. Ni nko kumutesha agaciro, ni nko kumwicira iyerekwa, ni nko kumwicira ejo he hazaza. Bamunogora mw'amaso, ngo barangije bamuta muri gereza mu nzu y'imbohe. Ngo bamuhindura umusyi. Bavuze ko bamuhindura umusyi, umusyi w'ingano. Wenda ubwo yari umusyi usera igihugu cyangwa usera abanyururu. Bamuhindura umusyi usera abanyururu, ingano cyangwa abandi bose. Ngo ariko ageze muri gereza, Bibiliya ntabwo ibintu byose bivuga. Bibiliya tubwira ngo ari uko nubwo yarari muri gereza umusatsi urongera uramera. Ibi ngibi bivuga iki? Ntabwo umusatsi wa Samusoni wapfuye kumera, ahubwo yahishuriwe ko Imana yamutaye arayigarukira. Bibiliya tubwira ngo nungarukira Rebeka rashi, nanjye ndakugarukira. Samusoni arihana, agarukira Imana. Imana imwereka ikimenyetso cy'uko yihanye, ngo umusatsi urongera uramera. Komera Imana amashyi. Bivuga ngo imesaje iri mwaha, waracumuye n'ibyo Imana yaragutaye, ariko muri iki gitondo Imana yiteguye mu mbaraga zayo nyinshi kukugarukira. Ngo umusatsi uramera. Hanyuma rero mu banzi be ntibamenya yuko umusatsi wameze. Batuzi ducumura, ntibamenye igihe twihaniye. Batuzi turi babi, ntibamenye igihe Imana yatubabariye. Yewe Mana, bazimwa twaratawe, ariko ntibaza aho Imana yaduhereye imbabazi. Abahawe imbabazi dukomera Imana yacu amashyi menshi cyane. Ngo Samusoni arababarirwa, umusatsi uramera. Abanzi be bakajya birirwa bamuvuga, bakajya bivuga bavuga ukuntu bamunogoye mw'amaso. Kumva Imana ikavuga ngo mwana wanjye narakubabariye, ariko nta kundi uzagenda n'ingaruka z'ibyo wakoze, ariko narakubabariye. Abakira imbabazi dukomera Imana amashyi.
ngo umunsi umwe niwo twasomye ngo abatware b'Abafilisitiya ngo bateranira, ngo hanyuma abatware b'Abafilisitiya ngo bateranira gutambira imana yabo Dagoni. Ngo bavuga ngo rero mureke dushime Dagoni, ni ukuri ikigirwamana cyacu cyadushoboje umunyentwari, cyadushoboje umunyembaraga, twose reka tugishimire. Ngo bahamagara baricara baterana no gushima ikigirwamana, ngo bagitura amaturo, ngo baragishimira, yenda barakiririmbira, yenda bagiha cyangwa bagiha amaturo, niko biritubwira amaturo menshi atandukanye. Ngo bavuga ngo imana yacu Dagoni yadushoboje uwari umurimbuzi. Ariko muzi ukuntu yari umurimbuzi, mwabonaga ukuntu mu ntambara bikomeye, mwabonaga ukuntu yatugenzaga, ngo barishima bitera hejuru, ngo baravuga ngo Uwiteka yadushoboje ngo umwanzi wacu. Ndagira ngo nkubwire ngo imana yacu iravuga ngo ntizigera igabana icyubahiro n'indi mana, nubwo byagaragara ko mu banzi bacu bariho babyina, nubwo byagaragara ko mu banzi bacu bari kwitera hejuru, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyubahiro cy'Imana ntizigera ikigabana n'undi muntu. Ngo haguruka umuntu ngo aravuga ngo gushimira ibigirwa imana yacu Dagoni ntago bihagije, nungutse ubwenge, reka tubereke ikindi kintu dukora. Samusoni we tugeza tuzengereza, mureke tumuhamagare, tumuzane, tumushyire imbere, tumushinyagurire, tuganirize, tuye twiterera ibiparu, tumubwira ukuntu twamunogoye amaso, tumubwira ukuntu twamwisha urubozo, tumugenza uko ashaka. Ngo inama iremerwa. Ndashima Imana ko inama zose zidukorerwaho hirya iriya Imana ibihicaye, Imana ibihicaye, bagafata imyanzuro bakagira ngo barashyigikiwe, kumbe Imana yarangije kubona ukuntu iza kubivangavanga. Hari ibintu Imana igiye kuvangavanga mu nama ziririya hirya bari kugupangira. Ngo Samusoni baramuhamagara, mumuhamagare azi imbere. Haleluya. Bibutse ko umusatsi umera ntago Abafilisitiya babimenye, sibyo? Ababanzi be ntago babimenye. Ngo Samusoni baramuhamagara kandi ntibamushyira ku ruhande, kuko ku ruhande yari kurerwa n'abantu bake, kandi ntibamushyira ibumoso, yari kurerwa n'ab'ibumoso gusa, ntibamushyira inyuma, yari kurebwa n'ab'inyuma gusa. Ngo baramubwira ngo nimumureke atambuka azi imbere, ngo atambuka avuye inyuma, ari kwerekeza inzira yo kuza imbere, ariko azashinjagira avuga ngo sinzi icyo mugiye gukora, ariko narababariwe. Kimenyetso cy'uko nababariwe ndagifite. Bamuhamagara imbabazi z'Uwiteka zimuriho batabizi, bamuhamagara imbabazi z'Uwiteka agendana nazo batabizi. Ngo baramuhamagara, ngo Samusoni araza, ngo aza yigira imbere, ngo ageze imbere, ngo baramubwira ati ngaho genda hariya hagati y'inkingi, genda imbere, ndakeka mwese mumbona. Bamutiye imbere, tugenda hariya mu nkingi aho tukureba neza. Ngo aragenda, ngo ajya hagati y'inkingi, ngo baramuganirira, baramushinyagura uko babyumva, ariko nta makuru bafite yuko umusatsi wameze, nta makuru bafite yuko imbabazi yazihawe, nta makuru bafite ko ikimenyetso cy'uko ari kumwe n'Uwiteka ari nacyo. Reka nkubwire, barakugirira nabi, barakuvuga, ariko ntago bazi ko wababariwe. Nta nubwo banazwi ko ejo kuwa gatandatu wabatijwe, nta nubwo banazwi yuko Uwiteka ariho ashaka kukuzamura. Baheruka amakuru ya kera, amashyashya ntayo bazi. Ngo baramuhamagara, ngo araza, ngo ahagarara hagati y'inkingi. Ngo arangije abwira umusore wari umurandasi ati rero hari ikintu nshaka kufasha. Aturashaka ko ngufasha iki? Aramubwira ati rero wowe mfatisha ukuboko, izi nkingi banshyizemo bazi ko bantaye, ariko ntibazi ko banshyize ku nkingi. Bazi ko bagiye kungerera nabi, ariko ntibazi ko hari ahantu mu bukiriro iyo ngiyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo egamira inkingi ikomeye ubundi uriture. Ngo arangije ngo abwira umusore ngo umurandase ati rero wowe mfatisha ukuboko kw'iburyo ufata inkingi imwe, fatishe n'ukundi ufata inkingi imwe. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu musore wamurandase namugereranya na Mwuka Wera. Iyo umusatsi wameze, kimenyetso cyerekana ko twababariwe. Mwuka Wera aratuyobora, akatujyana ahakwiriye, akadufatisha ibikwiriye. Komera Imana amashyi niba ubyizi.
ngo arangije ngo afata inkingi imwe, ngo afata iyindi nkingi ya kabiri. Iyi nkingi ya kabiri, reka ntaravuga inkingi, abantu bari hariya baseka bishimye, ariko nta maha bari bafite. Ndashima Imana ko Mwuka Wera ari kuturandata tujyanajyana, abantu nta makuru yacu baba bafite. Ntabwo yejo ratavuganye n'Imana bayazi, ntabwo ibyo uyu mwaka babizi, ariko rato wo Mwuka w'Imana yarabikubwiye. Ngo aramubarabwa ati okay, ngo afata inkingi, ngo iya mbere ifata iburyo, iya kabiri ifata ibumoso. Izi nkingi nazigereranyije n'amaboko ya Yesu. Hari Umwuka Wera wamurandase ari we w'uyu musore, ariko hari n'amaboko ya Yesu. Aravuga ngo ibanga ry'uyu mugabo nakurikiye ndarizi, iyo wihannye ukababarirwa uramwegamira ubundi ukaritura. Ariko bagiye kwegamira Yesu, mwakomeye amashyi koko Imana. Mwese mugiye kwegamira iki? Ngo arangije aravuga ngo ntacyo nimurangarira iyo ngiyo, njyewe mpfa kuba nashyikiriye amaboko. Nimurangarire hariya, mpfa kuba hari inkingi nakozeho, ngo ukuboko kumwe gufata iburyo, ukundi gufata ibumoso, ngo aritugatu. Umva ukuntu nabwiwe, ni isaha tugiye kwitugatuga. Ntabwo nundi bireba bose. Reka twisubire mu nkingi. Baravuga ngo ukuboko kwafashe hamwe, kundi gufasha ukundi. Hanyuma rero mwebwe mukomeze murangare, munseka ariko nta makuru yanjye mufite ubundi. Mubona ngenda ariko ntago muzi icyo negamiye. Mukeka ko ari diplome ariko ntabwo ari yo. Mukeka ko ari data na mama ariko ntabwo ari bo. Nje nifitiye amaboko we. Amaboko abiri ya Yesu, ngo arayafata, ngo arangije aritugatu. Yishaka mu tubaraga twanyuma, aravuga ngo mpfa kuba naramenye Imana, ngo arituga. Ariko ubwo ngubwo ndagira ngo abantu tugiye gufatanya kwitugatuga, kandi ubwo ngiye no gusoza ntimugire ngo ndatinda. Ngo aritugatuga, ngo aravuga ngo niwe buye rizima, n'ubundi nimo mwikomezeho. Ntawe umwikomeza ukorwa n'isoni. Abandi barangarire mu matiku, abandi barangarire mu magambo, abandi barangarire mu kuramya Dagoni, abandi barangarire mu byadutse. Njyewe hari amaboko nafashe, nubwo ingaruka z'ibyo nakoze hari, ariko hari amaboko tugiye gufata. Ngo afata ukw'iburyo, ye baba we, twagiye twegamira izindi nkingi zirahirima. Twagiye twegamira inkingi z'ababyeyi barapfa. Twagiye twegamira amadiploma atagaciro. Twagiye twegamira imishahara barayitwima. Ariko hari amaboko. Ngo aravuga, niko natekereje, Samusoni yari umuntu ukomeye, ngira ngo yaramenyekanye n'abantu. Rati Imana kuzamuye ntumenyana n'abakomeye. Umenyana n'abakomeye. Yashoboraga kubatumaho, yari afite umusore wemeye kumurandata. Yashoboraga kumubwira uti rero genda umbwire bamwe twajyaga dufatanya kurwana. Ariko yari yahishuriwe ko amaboko yo kwikomezaho n'abiri ya Yesu. Ntabwo ukuboko kumwe gufata Yesu ngo ukundi kwegamira ubutunzi. Ubutunzi ni bwiza ariko ntabwo tubwegamira, twegamira amaboko y'umugabo. Ngo arayefata, arayakomeza, aravuga ngo mpfa kuba narihannye, mpfa kuba ikimenyetso cy'uko n'ababariwe gihari, mpfa kuba Kristo akinyeme. Ngo aritugatuga, ngo arangije ararekura ngo pa. Komera Imana amashyi. Tugiye kwitugatuga, tugiye kwitugatuga, tugira agasuzuguro duca ku bantu bigemeje kwegamira umugabo ukomeye. Ngo nimumwikomezeho, kuko niwe wenyine nshuti yanjye, uwo mwegeranye ari butahe yitahira. Uramubona muri ve wita umuraka, ariko nawe yifitiye ibye. Ikomeze kuri aya maboko. Ngo afata ya maboko ye, ngo arangije, ngo aravuga ngo mwana twigeze kubana, reka mbabwize ukuri, byashoka kuri mu ntege nke. Hari umugani w'Abanyarwanda nkunda uvuga ngo Mana we shari waramfasha.
akabayicwe ariko sako nshaka kuvuga ngo niyo koze ntigashira icyakagiyemo. Nshaka kuvuga nuko ngo akantu kagiyemo amavuta kigeze agakiza, nubwo umukiranutsi yagwa ntarambarara. Turituga imbaraga zikagaruka, uritugatuga Satani ukamucecekesha. Umuntu wigeze agakiza iyo amaze kubabarirwa hari imbaraga z'Imana zongera zikazuka. Akira izo mbaraga mu izina rya Yesu. Ngo aritugatuga, ngo aravuga ngo Mana ndakwinginze, yenda ibyejo simbizi ariko nibura isaha gusa iyi yonyine ndashaka umuntu uvuga ngo Mana ibyejo wenda ntacyo ariko iyi saha gusa. Turi kumwe? Ugiye kwa ngo reka data we ngo ibyejo isaha imwe iraritura ibintu twumirwa ahangaha. Ngo aravuga ngo Mwami wanjye ndakwinginze, hari amaboko negamiye, ntabwo ari abandi twarwanye babandi twaturanye bamwe muri wacu, ni amaboko yawe Kristo. Ngiye kwitugatuga nk'imbaraga gusa aka kanya, mporera amaso yanjye Abafilisitiya. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka guhaye uburenganzira bwo guhorera umwanzi we Satani ku bana bawe yatwaye, ku mugore wawe yangije, ku mugabo wawe yangije, ku mubiri wawe yangije. Imana itanze uburenganzira bw'uko ugiye kwihorera. Ijambo ryumvikane neza, turi mu gihugu cy'umutekano kandi kitemera ko abantu bihorera, kandi nebe biriya ntibikunda, ariko duhawe uburenganzira bwo kwihorera kuri Satani. Yakwica abana bajyana mu biyobyabwenge, ugiye kwitugatuga guti Imana ndabarekuje nibazi. Turi kubyumva cyangwa mwebwe mama nta nicyo muhora? Uzi kugira ngo wivukire Imana ikwihera umubiri muzima, ejo kanseri yinjire, ejo diabete yinjire. Haleluya, rata bagiye guhorera imibiri yabo, abagiye guhorera abana babo, abanyarwanda tugiye guhorera igihugu cyacu kubw'abazimu n'abadayimoni bashaka kugitera, tukagisengera umutekano ugakomeza ukaguka. Dukomere Imana yacu amashyi. Abana bacu ku mashuri tukabahorera, ngo nuko aritugatuga aravuga ngo Mana uyu munsi unyibuke, uyu gusa, iyi saha gusa ngirira neza, nyibuka Mwami, wibuka ko twabanye, ngo hanyuma rekura za nkingi ngo zica Abafilisitiya, ngo kandi abapfuye ngo baruta ubwinshi abo yigeze kurwanya, ngo batware bose b'Abisirayeli b'Abafilisitiya bapfiraho. Ndagira ngo dusoreze kuri aka kantu. Samusoni yari afite ko abantu yagiye arwanya, sibyo, bagapfa, ariko kuri ino shuro hapfa abatware b'Abafilisitiya bose. Hapfa ibyari byarigenje byose, hapfa ibyari byarigize ibitware byose, hapfa ibyari byarishyize hejuru byose, hapfa ibyari byaramunanije byose. Kubera iki? Kuko yitugatuza akishakamo utubaraga twe twanyuma, akavuga ati ariko Mana iyi saha ndakwinginze iri umumaro. Tugiye kwinjira mu isaha y'iminota mikeya, ariko twitugatuge. Kwitugatuga yenda bivugitse ukuntu, ariko niko byanditse. Kandi no mu bavuga izindi ndimi kwishakamo imbaraga. Urabona mpamagaye umukozi w'Imana Sadama, akakana ahita agaterura. Ntimujya mumubona akagaterura akakabangatana, ariko hamagara akana hara muri Sunday school kati terura akakana karabanza kitugatuge gashaka utubaraga twako twanyuma, ariko gasunike. Ariko hari ikiri bukoreke. Impamvu bigiye gukoreka ni iki? Nuko ya maboko wegamiye biratubwiye ngo mumwikomezeho, uri buyikomezeho, ubundi nayo aya maboko agenda ahuha izindi mbaraga zidasanzwe muri wowe. Ngo hanyuma rero ngo Samusoni yica batari yarishe, hari abatware bagiye gupfa. Ntabwo ari abatware b'abantu, ni ibintu byihinduye nk'abatware. Ubukene bw'aba batware, ibyaha by'aba batware, ingeso mbi z'aba batware, ni cya kintu kikize hejuru kuri wowe. Icyo nicyo ugiye kwitugatuga ukakirimbura, kikarimbuka, kikagira iherezo, ukaba amahoro. Ugiye kwikomeza ku nkingi ikomeye ubundi uriture. Ugiye kwikomeza ku nkingi ikomeye ubundi uriture. Uzi ko Imana biguhera uburenganzira
mwabonye ko ibintu dukora tudafite uburenganzira dukora tukebaguzwa, sibyo? Ngiye nabaye mu gihugu cy'u Rwanda nakivukiyemo, wamara kurya umuneke ukajugunya, mara kunywa amazi ukajugunya, ibintu byose ukajugunyiriye. Ariko baje gushyira isuku mu gihugu, twese dutangira turigengesera kuko byari amabwiriza. N'uwabikora, namenye umuntu ngo wataye icupa ngo ku Kamonyi, polisi iramukurikira imufatira Huye, iravuga ati ibintu wakoze ntibibaho. Bivuga ngo ikiyo dukoze ibintu tutemerewe turakebaguzwa. Aka kanya ntago kebaguzwa, tugiye kwitugatuga, twatubaraga tuvuge ngo iyi nkingi niriduke. Abafite ibigiye kuriduka, haleluya. Murumva bihari, murabifite. Reka twabanze twakira agakiza twese, ubundi twese duhaguruke. Niwite kuri mugenzi wawe. Burya impamvu rero tudasenga nuko tatuvuga ngo reka shatanyumva, ariko sha byagukomeranya ibyo ntubijyamo. Umwana we yatangiye kunywa ibiyobyabwenge, yatangiye kunywa urumogi, uravuga mu izina rya Yesu Kristo ndirukana dayimone untera umwana kunywa urumogi. Ararere urasara. Niyo mpamvu tubwira mushumba we ntabarwa umva tugereho kwiki amaboko arahari yatwemeye ntago yacitse. Hanyuma rero kugira ngo twese bize kugenda neza, niba utarakira uyu mwami ufite amaboko akomeye adakoze isoni, tera kuboko hejuru ubanze umwakire, hanyuma twese tumukanya twitugatuke duca agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni. Niba utarakira Yesu mubanze umwakire, shyira ukuboko hejuru ku muntu wifuza kwakira agakiza. Yesu agahita aguha ayo maboko, nawe ukagira ibintu bitura ariko mu buzima bwawe. Zamura ukuboko hejuru. Ntabwo ndi kubareba muri muzamure cyane, twihutisha umwanya wacu kuko mukanya tugiye kujya kwigaburo ryera. Abantu bashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wacu ubugingo bwabo, bashyira ukuboko hejuru. Aya ni amahirwe Imana yaritanze, dukomere Imana amashyi ko mbona twese dukijijwe. Arahari protocol, yo natambuke, yo nimuze mwihuse, protocol ifashe. Nawe ngwino, niba ari abantu bafite amahirwe akomeye, naba abantu bagiye gukizwa kuko mukanya baritugatuga mu mbaraga zabo bafite, kuko mukanya Satani agiye gusohoka, Imana yimwe, Kristo agiye kwima ubuzima bwabo. Ubundi avuga ngo Kristo we ibi bintu none ndani mbirambiwe mu isi y'umubiri, ngirira neza. Dukomera Imana amashyi n'abandi batambuka. Tera intambwe nawe, protocol igufashe. Aha no kugira ngo abakozi Imana bagufashe, ubundi ratizo mbaraga zizi. Namwe mufite icyo mwaremewe, mufite icyo mwavukiye, imbaraga z'Imana zigiye gukorera muri mwebwe. Nta wundi ngo dufate chance. Okay. Naba ngatubishimira Imana. Reka mpamagare Revera dufashe.